turabasuhuje bakunze bakurikirana ibiganiro bya Tuzofisho. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibiganiro bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi urabona ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Reka banze ababwira amazina ye kuko sinamuvugira n'umuntu mukuru, nze mbabwire ibitugenza. Arakoze cyane, nanjye nitwa Umwana Esther, nifuje kubana namwe mu kiganiro tugiye kubahereza. Murakoze cyane. Yego, yitwa Esther. Ushobora kwibaza ngo ese Esther situmuzi n'iki, ukabyibazaho cyane ukabitindaho, ariko ashaka kuba ari inkuru aje kubasangiza inkuru pe, inkuru ibabaje, inkuru wumva ko nawe bikubayeho sinzi uko ushobora kubyumva. Ni ibintu bitabaho, ni ibintu bidasanzwe. Ni inkuru nanjye ubwanjye namaze kuyumva numva sintekereza neza, sindi kubasha kubisobanukirwa. Reka tubanze dusuhuze, tutaza kwibaza ngo impamvu tutasuhuje. Turasuhuza cyane abanyarwanda bose muri rusange, abaherereye ku mugabane w'isi mwese turabasuhuje. N'utarabasha gukanda subscribe nawe turamusuhuje, n'ababashe kuyikanda namwe turabasuhuje cyane. Uyu ni wa mwanya rero ku muntu utarakanda subscribe kugira abashe kuyikanda, kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byose nitwaporodinga, kugira ngo ibiganiro byacu bimugereho ako kanya. Esther rero afite inkuru itangaje, niyo mpamvu tugize ngo namwe kugira ngo hari iyo nkuru ku buryo ishobora kukubaho, iramutse ikubayeho uburyo ushaka kubyitwaramo. Reka ro Esther, tangira iyo nkuru, tangira ibabwire neza, ubabwire ibyakubayeho byose, nta na kimwe usize. Ubibabwire uhere ku murongo, ugenda ubibabwira, tugenda tubiganiraho twese. Umva Esther, tangira, byakugendekeye bite? Murakoze cyane. Nk'uko ababwiye ko mfite inkuru, ni inkuru navuga ngo ntabwo ishimishije, irababaje, ariko nifuje kuyisangiza abanyarwanda muri rusange kugira ngo izagire umuntu ifasha. Iyo mistake yambayeho ntihazagire undi muntu uzongera kubaho. Nari ndi mu rugo nta kazi mfite, nk'uko inshuti runaka ishobora kuba izi ko nta kazi ufite. Mu gitondo cya kare kuwa mbere umuntu arampamagara, nkuboneye akazi, ampereza nimero y'umuntu ugomba kumpa akazi, araduhuza, turavugana. Tukimara kuvugana turahura, duhurira Nyabugogo, turaganira nk'abantu bataziranye, turibwirana bitewe n'umuntu wampuje nawe. Icyizere burya umuntu ahita akigira ako kanya. Sister, uwo muntu wari usanzwe umuzi, ni umuntu wa hafi yawe? Nizere ko ari umuntu usanzwe muziranye, ataba ari umuntu wenda nawe mwari muhuye rimwe. Ndumva ari nk'umuntu wari musanzwe muziranye, inshuti yawe usanzwe muziranye cyane. Uwari ugiye kumpa akazi ntabwo twari tuziranye. Uwo mwari wari ugiye kuguhuza nawe? Uwampuje nawe ni umufamiliye, kubera ko nyine yari azi ibyanjye bya buri munsi, azi ko nta kazi mfite, ampuza nawe. Turahura nk'umuntu nyine wampuje n'uwo muntu, turahura tuganira ku bijyanye n'akazi, ambwira umushahara, turawumvikana, nta kibazo, ndanabyemera. Muri ako kazi yarambwiye ko ari uguhitamo kuba hafi y'akazi cyangwa gukora ntaha. Mpitamo ko njye najya nkora ntaha mu rugo, bitewe n'uko nyine njye namusobanurire nkabimubwira. Arabyemera. Tugeze hagati, nk'aho twari tumaze kumvikana, tugeze hagati ansaba ko namushakira undi mukozi twakorana, kubera ko yambwiraga ko ari umusirikari, agiye kujya hanze, yifuje rero kuba yadusiga muri bizinesi ye. Yego, ese iyo bizinesi yaba yarigeze ababwira iyo ariyo? Iyo bizinesi ni gucuruza muri alimentation. Ese yaba yarigeze ababwira aho ariho? Yari yatubwiye ko ari mu mujyi, ariko twari twahuye, ariko ntabwo twavuganiye mu kazi. Twahuriye ahantu runaka, turahura turaganira, ahubwo hari umunsi wo kuzajya kureba aho akazi kari, aho tugomba kuzajya dukorera. Arangije baragusabye ngo mpamagarira undi muntu wundi, mugenzi wawe cyangwa undi muntu w'umukozi wundi? Muhamagarira umushuti wanjye tubana mu gipangu, umuntu nyine nanjye nzi ko nta kazi afite, ndamuhamagara. Nawe araza, yari ari hafi, araza nk'ibyo yanganirije, nk'uko yamubwiye uko akazi gateye, turaganira, amubwira umushahara, turemeranywa. Umunsi wa mbere
wo kuwa mbere turatandukana nyine turagenda twumvikana ko umunsi wa kabiri tuzahura tugiye kureba aho tuzakorera akazi, tukareba uko akazi gakorwa nk'abantu nyine bagiye gukora muri ako kazi bwa mbere. Noneho nk'umuntu ugiye kudusigira bizinesi nyine atwereke detaye y'akazi ukuntu kazaba kameze. ese yaba yarigeze babwira ko afite ababyeyi cyangwa papa we mwapfuye kubyumva Ni ugutangira kwanjye nawe ikintu yibandaga ko ari umwana wavutse mu bakire, afite amafaranga, afite ababyeyi. Ambwira ko papa we ari umudogiteri hano kuri materinete hano CHK. Ambwira ko ari umubyaza ukomeye cyane witwa Emmanuel. Ambwira ko mama we ari umunyamakuru kuri radiyo Rwanda. Ambwira ese watubwira amazina ya mama wawe nyine kuri radiyo Rwanda, abanyarwanda bose bumva amakuru wasanga tumuzi. Yanga kumumbwira gusa ambwira papa we. Nambwira rero siko papa we n'ubu ngubu nahita naramuhamagara umuntu nkahita mumenya. Amera nk'ubicikije kubera ko yari yumvisha ko wenda ashobora kumwinjirira nkahita amenya koko nimba mbeshye cyangwa atambeshye. Yego. Ariko bitewe n'uko twaganiraga ibintu byinshi bijyanye n'akazi, tukaganira akajya mbaza nyine ibintu byinshi ntitwabitindaho cyangwa tuvuge ngo ese ko uyu muntu mubaje kino kintu kuki atagihaye agaciro. Birarangira. ese yaba yarigeze kubabwira amazina ye? Amazina ye akimara ngiye kumpamagara nk'uko umuntu yaguhamagara izina rye narebye kuri mobile money, nimero yari yampamagaje hari handitseho Denise. nimero yaguhamagaje yari yanditseho Denise. Ariko amazina y'abantu benshi bamuziho bamwita Emi, ntabwo tuzi amazina ye yombi. Izina rye nyirizina ni Emi, ariko bakunze kumwita Kazungu. Kazungu. Ndabyibutse ko nampamagara wambwiye ko ari Kazungu. Hatagira umuntu wumva Kazungu akagira ngo ni wa Kazungu bafashe wahemukiye abakobwa. Oya, n'undi muntu nyine wise Kazungu witwa Emmanuel. Yatubwiraga ko impamvu agiye kuduha akazi nyine atwize kubera ko uwo mufamiliye wari wandangiye akazi baziranye rwose. Nanjye yari yambwiye ko baziranye, wenda yanamubwiye ati shakira umukobwa umuntu wizeye, atubwira ko agiye kujya hanze mu buryo bw'akazi. Yatubwiye ko ari umusirikare ufite inyenyeri ebyiri. Twahuriye Nyabugogo, urareba hano ku kiraro cy'abasirikari, ucyambutse hari ahantu hari akabari gasize amarangi y'ubururu, hari abantu benshi nyine, hari akajagari k'abantu bacuruza ibintu runaka. Niho twahuriye. Tumaze kuhahurira nyine turaganira, yafokasingaga kuvuga ko ari umusirikari, afite inyenyeri ebyiri, afite amafaranga, ari umwana wavutse mu mafaranga, mbese agiye kutwizera akadusigira bizinesi ye. Nanjye ndamwizera kubera umuntu wari umpuje nawe. Harya bizinesi yarababwiye ngo iri hehe? Yari yatubwiye ko bizinesi iri munsi ya Tedemiri. Murareba hano ku bantu bazi mu mujyi ujya kwa Makuza, hari amazu menshi arimo amalimantasiyo. Muri iyo miryango yatubwiraga nyine ko harimo umuryango umwe ariyo alimantasiyo yiwe. Nyabuneka ibyo bintu rwose murabyumva. Ndabinginze mutege iyi nkuru neza amatwi. ni inkuru ibabaje, ni inkuru ku buryo umuntu uwo ari we wese ibi bintu byamubayeho bishobora kumubaho bidasabye. Ibi bintu ukuntu abyumvise iyi nkuru nta nubwo yasaba nubwo ufite ubwenge bumeze gutya. Iyi nkuru ibi bintu byakubaho. Impamvu ngira ngo ibintu rwose mumfashe mubitege amatwi ku buryo ki bitazakubaho cyangwa bikaba no kuri mugenzi wawe. Kandi umuntu uzumva ino nkuru azadufasha, azayisharinge ku buryo ki noneho nabajura n'ubutekamutwe bwaje noneho burenze, ku buryo ki biragoye kugira ngo uvumbure uwo muntu. Sori gatoya nari nguciye mu ijambo, nagira ngo umbwire abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bakurikira Tutuze Official cyangwa no ku isi hose bazabona iki kiganiro, bazagikurikirane rwose banagisharinge pe, kuko ni ikiganiro ubona ko ewe sinzi inkuru ngewe ndumva yanteye ubwoba pe. Yego, sori kandi wihangane, ukomeze wihangane nubwo utaragira uko ubigeraho, utarabasha kubitubwira ko njye wabimbwiye mu camake, ari byinshi ngewe nzimo. Mukimara watubwiye ko mwamaze guhura, ahura n'uwo mukobwa. Byaje kugenda gute? Byarangiriye aha ngaho? Byaje kugenda gute?
nkimara guhamagara mugenzi wanjye yaraje amubwira nk'ibyo twavuganye, twumvikana n'umushahara n'amasaha yo gutangira akazi n'amasaha yo gutaha, turabyumvikana tuhava twumvikanye ko umunsi ukurikiyeho tuzajya kureba hahandi yatubwiye muri tedemiri ko tugomba nyine kumenya ahantu tuzajya gukorera, imfunguzo tukazihabwa, niba hari n'abarimo tukareba ibiri gukorwa, kuko yambwiraga ko umuntu ugiye abantu bakoreragamo umukobwa yari yizeye agiye gukora ubukwe, ntiyabuze n'umwanya wo kujya kwitegura, akaba ariyo mpamvu nyine yari yashatse umuntu umurangira umukozi yizeye. Muri ubwo buryo bwo gushaka umukozi yizeye yatubwiraga ko nubwo aduhaye akazi agiye kuzagenda ku wa gatanu, akagenda abonanye n'ababyeyi bacu, ababyeyi bacu akabahuza n'ababyeyi biwe, kugira ngo yatubwiraga ko ari umusirikare ati ibyo tuba tugiyemo biba biteye ubwoba, nshobora kugenda singaruka, n'abasize mu kazi kanjye ababyeyi batabizi bakaza bakabakuramo uko biboneye. Niyo mpamvu nshaka kubahuza ababyeyi banyu, ngomba kubahuza n'ababyeyi banjye, kugira ngo ndamutse ngize ikibazo nagiye mu kazi baje bakabona ko mwakoze neza mu kazi, batabakuramo, mushobora kugira amahirwe mukaguma mu kazi nk'uko nari nabizeye, mugakomeza mugakorana muri ubwo buryo. Nuko byagiye. Ababyeyi se nabo mwari mwababwiye? Urumva bamwe wenda murabana, abandi wenda mwese ababyeyi bari bari hamwe, urumva njyewe umubyeyi wanjye tubana nawe, ariko uwo mushuti wanjye nari narangiye mama we yabaga mu Mutara, tunasobanurira uwo muntu turamubwira ese ko yaraje turamusobanurira, turamubwira ese ko hari umuntu wo mu famiriye wa hafi cyane, ntabwo ari we twakoresha akamubera umubyeyi, akamuhagararira nk'umubyeyi. aramubwira ati burya umubyeyi w'umuntu nyine niwe mubyeyi, ntabwo nshaka ngo haze mu undi muntu. Bigenda gutyo. Ku munsi wa kabiri biba ngombwa ko atubwira ko yabonye akazi kenshi, yagize akazi kenshi, ko bitakunze ngo tubonane. Umunsi wa gatatu turahura, abyuka ahamagara mugenzi wanjye aramubwira ati wowe uraza tubonane Esther, njyewe ibindi twavuganye, ibyo ngomba kukubwira cyangwa icyo nshaka kukubaza we narabimubajije. Ariko ahamagara mugenzi wawe akivuga gutyo nanjye arabimwe, nambwira se ko ibyo wambwiye umugenzi wanjye tubana mu gipangu, ko ibyo wambwiye nabimubwiye, ni iki kindi kidasanzwe wumva wamubwira? Ese ko watubwiye ko uzaza mu rugo, nta kuntu wazi ibyo bintu ugomba kumubaza, umaze kuvugana n'ababyeyi mukiherera, wenda twibereye mu byacu, ukaba wamubaza ati oya ndamushaka nzamuganirize ku giti cye nk'uko nawe yaje asanga twaganiriye nawe wenyine. Kandi uko wari wabyumvise nta bintu birenze bindi yakubwiye ku mbere yagomba kuba agiye kumubwira. Uko twari twaganiriye n'ubundi rwose numvaga uko yabimbwiye ndi njyenyine turi kumwe, anaje mugenzi wanjye nibyo twaganiriye, numva nta kibazo kirimo, numva rero kuba yagenda ari wenyine nta kibazo. Umunsi wa gatatu nyine barahura. Bahuriye hehe? Bahuriye Nyabugogo, hahandi n'ubundi twahuriye kuri kiriya kiraro cya gisirikare, wambutse hari ahantu hari akabari gatoya, niho twahuriye. Turagenda. Icyo gihe ntago nabyutse ntari mu rugo, nanjye mbyuka ngenda, nyuma baza kumpamagara telefone mbanza kutayumva neza, nsanga bambuze, ndamuhamagara kubera ko twari dufitanye gahunda, kuko mu gitondo n'ubundi uwo muntu yari yampamagaye, uwo Kazungu yambwiye ko agiye kubana na mugenzi wanjye aya masaha tugomba kuba twaje mu rugo iwacu, twagombaga guhurira mu rugo iwacu. Mama w'uwo mwana wari uvuye mu Mutara nanjye bari buze bagahurira mu rugo, noneho ampamagara ambwira ngo nahagera mama w'uwo mwana turi buzamukane duhurire mu rugo, cyangwa nimbona amasaha yamfashe turabanza tujye hahandi kuri business, kuko ejo kuwa kane muzatangira akazi, nimumara kuhagera na mama wanyu ahari turebe n'ibyo barimo gukora, noneho tuzamuke tujye mu rugo. Ntabwo ndi buhamare igihe kinini kuko ndi bujye mu kazi, atubwira nyine ko amasaha ya 8 agomba kujya mu kazi. Ndangije aho nari ndavuga igihe bampaye, mugenzi wanjye nayo ajya guhaguruka barampamagara bambwire mbasange mu mujyi. Ukuntu byaje kugenda rero kuri uwo munsi wa gatatu byatubereye ibintu bibi cyane.
ari nayo mpamvu nifuza Komera, kubasakazaho iyi nkuru. Irababaje cyane muri kino gihe cya none, akazi nta kariho, abantu benshi urubyiruko cyane dufite ubushomeri, ku buryo umuntu niyo muhuriye mu nzira ukumva avuga iby'akazi uhita wumva ku kazi wagakora utitaye kuba bikubwiye, utitaye kuba muhuriyeho nawe. Rero ndifuza ngo tugire amakenga, kuko iyi si abantu bakugirira nabi. Burya njye mu buzima bwanjye nari nzi ko umuntu ugira nabi abatubuzi ari abantu nyine baba basa nabi, baba bafite inyota yo kw'ibyo bashaka, wenda bakaza bakubwira ngo ubahe amafaranga baguha akazi, utange amafaranga runaka bakujyane mu kazi. Ntabwo yigeze akoresha ikintu cyo kuvuga ngo muzaduha amafaranga ya n'aya, nimuhembwa muzampaya. Rwose ibyo ngibyo ntabwo yigeze abitubwira. Baraganira, mama we ku wa kabiri nimugoroba bari bumvikanye ko agomba kuza akamuhereza amafaranga, kuko twaramunanije turamubwiye se ko amafaranga nta tike yo kuva mu ntara gutunguza umubyeyi ngo naze, natwe ubwacu turi abashomeri ntabwo twabona amatike. Turamubwira nta kuntu twabigenza gutya, ko twumva bizaba bigoranye. aramubwira ati itike nta kibazo, njye nzayohereza. umubyeyi tumubwira nk'uko abitubwiye, arara yiteguye, afite gahunda yo kuza kubonana n'umukire tugiye kuzakorera. nawe afite amatsiko yo kureba umuntu nyine ufite impungenge zo kuba yahuza ababyeyi bacu bombi nabe, kugira ngo ibintu bigende neza. Umubyeyi araza, amaze kuza arinda agera Nyabugogo wa muntu akarohereza amafaranga, ahamagara mugenzi wanjye kubera ko niyo bari bari kumwe, ati amafaranga ntayo mfite kuri telefone, nimva mu kazi nje kukureba duhuye wowe ndahita nyamwoherereza kuri telefone. Amusaba na nimero ze ngo ayimwoherereze. Umwana agumye ahamagara mama, se amafaranga wayabonye, kubera ko yari yamusabye nimero, ati ntabwo ndayabona. Umubyeyi yafashe amafaranga yari afite, kuko yari yizeye nyine ko bari bumutegere, areka ibyiwe ava mu kazi, hagarika akazi, araza arinda agera Nyabugogo amafaranga ataramugeraho. Muri uko kutamugeraho, iyo nkuru dushaka kubabwira ukuntu byatugendekeye, byahise bigenda gutyo. Ahita amusaba telefone, aramubwira ati we nshyirira, amubwira ko telefone ye yazimye. Agiye kumera nk'agiye kumwiswaruka gutyo, yahamagaye umuntu ati nyoherereza amafaranga kuri iyi nimero iyi n'iyi y'uwo mubyeyi. aramubwira, arayohereza, amubwira ayo agomba kumwohereza. Wa mwana muri cya kiganiro bari bari kumwe, barakomeza abaza mama wese amafaranga, ko babwiye umuntu yeza amafaranga wayabonye, ati ntabwo ndayabona. Wa mubosi arongera, Kazungu nyine arongera ahamagara wa muntu nanone, aramubwira ati ndaje mbikore nari mpuze. Wa mwana mugenzi wanjye nawe akomeza ahamagara mama, ati amafaranga ariko bayakohereje, reba kuri balance. Ibyo birarangira. Hanyuma arimo kuvugana n'uwo muntu, aramubwira ati ariko telefone yanjye igiye kuzima, wowe bikore vuba vuba, nibirangira ndahita ubikore, nibirangira uyu mwana niwe uri buze kumbwira ko nimero amafaranga wayohereje kuri mama we. Ubwo mugenzi wanjye akomeza abaza mama we, amafaranga arinda agera Nyabugogo ataramugeraho. Muri ako kanya ahita amubwira ati no muntu ndabona atari kumwohereza amafaranga, kandi afite amafaranga menshi, noneho njye nyafite hano muri cash. Aranayamwereka rwose, amanuka amutira telefone, ati shyiramo nimero ya mama wawe. Abamutiriye telefone yiwe, ati we nshyiramo, nta nubwo yimutira, shyiramo nimero ya mama wawe hano nje gushyira